ويكتب الله خيرا أنت تجهله وظاهر الأمر حرمان من النعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم صلاة وتسليما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. twongeye gufata uyu mwanya kugira ngo dushimire Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we udushoboje gukorera isala y'itegeko muri uyu musigiti w'imbaga, tunanafite umugambi wo gukomeza isomo ryacu rya tafsiri, aho tuganira ku bisobanuro byagutse by'igitabo gitagatifu cya Qur'an. Abo twatangiranye iri somo rimaze iminsi tuganira kuri Qur'ani, tuganira ku bisobanuro byayo, tuganira ku magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muzi ko tugeze kuri suratu An-Naba. Mu masomo yacu y'ubushize tukaba twaraganiriye kuri aya zayo zirenze imwe, tukaba twaragarukiye kuri aya zo hagati. Uyu munsi ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala akaba ariho tugiye gukomereza. Suratu An-Naba iri mu ruhererekane rw'amasura Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye muri Qur'ani agaragaza ingufu ze, anenga abahakanyi, babandi banze kumwemera, babandi bahakana umunsi w'imperuka, batigeze bemera Allah subhanahu wa ta'ala, ntibanemere n'umunsi w'imperuka. Ibyo bikagira ingaruka ku bikorwa byabo, kubera ko uwemera Allah akanemera umunsi w'imperuka arabikorera. Ariko noneho abahakanyi Allah subhanahu wa ta'ala avuga muri iyi sura, tukaba turi buze no kubona n'ingaruka uko guhakana bizabagiraho ku munsi w'imperuka, kuko Allah nanone mu gice cya nyuma cy'iyi sura ananaganira ku ruhande noneho rw'abamwemeye bagakora ibikorwa bitandukanye n'iby'abahakanyi. Allah subhanahu wa ta'ala muri iyi sura, surati Amma yatasaalun cyangwa se suratu An-Naba, aratubwira ati amma yatasaalun an ayyi shay'in yatasaalun an ayyi khabarin yatasaalun an ayyi naba'in yatasaalun. Ese barabazanya ibiki? Barabazanya ibyerekeranye n'iki? Barabazanya iyihe nkuru? Bande aba twabaganiriyeho mu isomo ryacu ry'ubushize, ababangikanyamana ndetse n'abahakanyi bimaka ubwo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yababwiraga ibigendanye no kuzuka. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya kabiri akatubwira ati anin naba'il azim, bari kuganira ku nkuru idasanzwe. Al-khabari al-azim, iyo nkuru akaba ari iyihe? Akaba ari inkuru y'umunsi w'imperuka ndetse no kuzuka nyuma yo gupfa. Al-ba'thu ba'da al-maut, kuzuka nyuma yo gupfa. Allah subhanahu wa ta'ala muri izi aya yaganiriye ku bantu bashidikanyaga ku kuzuka, bashidikanyaga ku kuba igihe kizagera bakazuka bagahagarara imbere ya Allah bakabarurirwa. Muri aya ya kane Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati kalla sayalamun, ibyo bashidikanyaho igihe kizagera babibone imbona nkubone nta gushidikanya. Allah subhanahu wa ta'ala agaragaza ko kuzuka kw'abantu ari ikintu gito kuri we. Kuri aya gatandatu avuga ati alam naj'alil arda mihada, ese abantu batekereza ko kubazura bikomeye ntibabanza no gufata isomo kuri iyi si batuyeho ngo barebe uko Allah yayigize? Allah subhanahu wa ta'ala muri aya karindwi akaganira ku misozi, muri aya munani akaganira ku kuntu yaturemye abagabo n'abagore, akarema ibintu bibiri. Ubwo yaremye urupfu, arema n'ubuzima, arema gushyingurwa, arema no kuzuka. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Allah subhanahu wa ta'ala akaturema turi bibiri, abeza n'ababi, abagabo abagore, abazajya mu ijuru abazajya mu muriro. Ni isomo iringiri rikomeye bavandimwe b'Islam. Umuntu utekereza ko ubuzima buzarangiriza ku rupfu gusa aribeshya, akwiriye gufata isomo muri iyi aya. Aya ya 9 Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati mu nema zikomeye ndetse no mu bitangaza bya Allah, mwari mukwiriye kureberaho mwemera Allah, mukamenya ko Allah ashoboye byose, mukamenya ko Allah kubazura ari cyo cyoroshye. Nimurebe ibitotsi, waja'alna nawmakum subata. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya 10 akavuga ijoro n'igitangaza, buryo ijoro ari igitangaza kuba Allah yarashyizeho ijoro. Hanyuma Allah muri aya 11 akavuga amanywa. Muri aya 12 Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ibirere bidasanzwe, yaremanye ingufu n'ubushobozi
yarangiza Allah subhanahu wa ta'ala muri aya 13 y'isurati Naba akavuga ikintu gikomeye, kimwe mu bitangaza bya Allah, makhluqun azim, ikiremwa kidasanzwe mu biremwa tubonesha amaso, izuba. Waja'alna sirajan wahaja, Allah subhanahu wa ta'ala karema izuba kugira ngo ridukure mu mwijima. Allah subhanahu wa ta'ala yaremanye al-kawn, kubera ko al-kawn ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yaremye hano ku isi, ibirere ndetse n'isi byose biri mu mwijima w'icuraburindi, usibye aho Allah subhanahu wa ta'ala acanira akoresheje izuba cyangwa se n'ibindi bicana. Noneho muri aya 14 Allah subhanahu wa ta'ala akaganira ku gitangaza gikomeye kigaragaza ingufu ze, imvura. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, imvura nayo bavandimwe b'Abayisilamu irimo isomo. Imvura iri mu birometero 4 uvuye ku isi ujya hejuru yayo ikaba idahari ibyo birometero, ndetse munsi yayo nanone n'ibyo birometero iyo bigezemo n'ubundi nayo urayireba ntuyibone, ariko ukabona ibicu gusa. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala yashaka ko imvura igwa, amazi adafite ingano akagwa ahashaka, amazi adafite ingano, nta wari uzi ngo ayo mazi yarabitse mbere yako kanya, usibye kubona ibicu mu kirere gusa, iminota mike gusa bikabyara imvura. Allah subhanahu wa ta'ala yakoresheje ijambo al-mu'sirat. Hanyuma muri aya nanone twasobanuye, twanaganiriyeho z'iyi sura, twaganiriye kuri aya 15 aho Allah avuga akamaro k'imvura kugira ngo imeze ibimera. Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati bariya bahakana kuzuka, bariya bahakana kubitangaza bya Allah, bahakana ku mbaraga ze, bahakana kubizaba mu gihe kiri imbere, nibabanze barebe ibyo bafite aka kanya, barebe abahakana ijuru, barebe ukuntu Allah agusha imvura hano ku isi hakaba ubustani wa jannatin alfafa, amashyamba ya kimeza atatse ameze neza, ibiti Allah akagena ibiti by'ubwoko bumwe bikamera ahashaka mu ishyamba runaka, ibyo byose bigakora amajaride hano ku isi. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya 17 akatubwira ati inna yawmal fasli, twabonye ko ari izina amazina y'umunsi w'imperuka, kana miqata, mu by'ukuri umunsi w'imperuka ufite igihe uzabaho, mutegereze uri mu nzira. Aya 18 Allah akatubwira ati yawma yunfakhu fi s-sur, umunsi malaika Israfil azahuha mu karumbeti bwa kabiri. Abo twari kumwe mu isomo ry'ubushize murabyibuka. Fatatuna afwaja, iyo azaba ari isaha yo kuzuka kuri babandi bahakana kuzuka. Fatatuna afwaja, twese tuzasanga Allah subhanahu wa ta'ala turi mu matsinda, utashobora kugenda ngo wivange n'itsinda ritari iryawe bigukundire, uzazukana na babantu wakundaga gukora nk'ibyo bakora hano ku isi, uzukuri mu itsinda ryabo. Allah subhanahu wa ta'ala abo bantu bose muri ayo matsinda bajye imbere ye. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya 19 aratubwira ati wafutihati as-samaa'u fakanat abwaba, ibi birere birarinzwe kandi birafunzwe. Muri icyo gihe kuri uwo munsi bizafungurwa, ikirere kizafungurwa kibonekemo inzira, imiryango, winjira aha ushaka kujya aha, winjira aha ushaka kujya aha. Wafutihati as-samaa nonaha ni mughlaqa, izacikamo imiryango. Muri aya 20 Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati wasuyiratil jibalu fakanat saraba, iyi misozi murebe idasanzwe izakurwaho, isi iringanizwe. Muri aya 21 twaganiriyeho ubushize, ari naho isomo ryacu ry'uyu munsi rigiye gutangirira, Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati inna jahannama, umuriro wa jahannam, kanat mirsada, ku munsi w'imperuka umuriro wa jahannam nawo ubwawo uzaba ari ihigiro, uzaba urimo kwihigira. Bande uzaba urimo guhiga bande? Muri aya 22 litaghina maaba, ba bantu babaye hano ku isi batize, ba bantu babayeho hano ku isi badakora ibikorwa Allah yishimira, bakora ibikorwa Allah yaziririje, abo ngabo Allah yakoresheje ijambo at-taghina. Iri jambo nanone muryibuke muri surati Nazi'at, ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yavugaga kuri Farao, idhhab ila fir'auna, jya kwa Farao, innahu tagha, ibikorwa bye byarenze imbibi. Allah subhanahu wa ta'ala ati ku munsi w'imperuka jahannam izajya ibona abantu nk'abo barenze imbibi, ivuga iti wowe ngwino mirsada, izabikanuye irimo guhiga mu bantu, yakubona nk'ari ikavuga iti nuriya n'uwanjye, nawe nimumunzanire ndamusanganywe kuri liste y'abantu banjye. Mirsada,
Ibn Kathir aratubwira ati inna jahannam kanat dhata rasdin li ahliha, jahannam izabikanuye ku munsi w'imperuka, izi neza abayo bakwiye kuyijyamo, aho ikubonye urimo kwijijisha ivuga iti wowe uri muri jijisha ariko ngwino uri mu banjye ndagufite. Nanone Ibn Kathir akatubwira ati inna jahannama kanat dhata irtiqabin tarqubu man yajtazuha wa tarsuduhum, abantu bazagerageza kunyura hejuru ya jahannam kuri sirata, jahannam izajya ibabwira iti wowe wikomeza urugendo ngwino ahangaha niho hawe. Nicyo Allah subhanahu wa ta'ala atubwira, jahannam ihumbahumbe abo bantu bose bayo ibahumbahumbe. Ku munota wa nyuma Allah subhanahu wa ta'ala muri surati Qaf aratubwira ati yawma naqulu li jahannam, umunsi tuzabaza jahannama tuti hal imtalat, jahannama wuzuye, wa taqulu, nayo ikadusubiza iti hal min mazid, ese hari abagihari ngo munyongere. Allahu akbar. Bavandimwe b'Islam, nta muntu n'umwe usigaye, nta muntu n'umwe usigaye, abantu bose bari muri jahannam. Abo Allah ashaka bakoze ibikorwa bibashyira muri jahannam bose bayirimo. Muri surati Qaf Allah ati yawma naqulu li jahannam, umunsi tuzabaza jahannama tuti hal imtalat, wuzuye, nayo ikadusubiza iti hal min mazid, ese hari mwanyongeye ko bitari bungwe nabi. Bavandimwe b'Islam, mutekereze kuri iyi mvugo hal min mazid, niko ijambo ry'icyarabu rivuga, ni mu nyongere ntibiri bungwe nabi. Bivuze ngo Allah subhanahu wa ta'ala kubw'ingufu ze arema jahannam, yayiremanye apeti, ayiremana gusonza, ayiremana kumva, ahiri ishaka kugira ibintu itwika, cyane cyane muri bari abantu bagomeye Allah subhanahu wa ta'ala. Nibyo niko bimeze. Allah subhanahu wa ta'ala uko niko yaremye jahannam. Ni nayo mpamvu muzibuke iriya hadith twigeze kuyiganiraho muri amwe mu masura, aho jahannam yiriye uruhande rumwe, iritwika. Murabyibuka hadithi twabonyemo ijambo azamharir, ubukonje bwo mu muriro wa jahannam, murabwibuka? Dushobora kuza kubugarukaho mu kanya insha Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ati litaghina ma'aba, wakoze ibikorwa bibi hano ku isi, abo bose bazaba icyicaro cyabo ari mu muriro wa jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya 23 akatubwira ati labithina fiha ahqaba, abo bantu bagomeye Allah bakabaho hano ku isi batiyizi, bagakora ibikorwa bitabajyana mu ijuru, bagakora ibikorwa bidahesha Allah icyubahiro, Allah akabashyira mu muriro wa jahannam. Labithina fiha, bazaba mu muriro wa jahannam ahqaba, ibihe n'ibihe. Ahqaba ma huwa al-huqbu, iki gihe Allah subhanahu wa ta'ala arimo kuvuga muri iyi sura ni ikihe? Ibn Kathir aratubwira ati inna haula'i at-taghin, bari abantu b'inkozi z'ibibi, fi dunya, hano ku isi, labithuna fi jahannam, bazajya mu muriro wa jahannam bawubemo ubuziraherezo, famakithuna fiha, bazawugumamo, ahqaba, ibihe bizagenda bisimburanwa. Iki ni igipimo cy'igihe bavandimwe b'Islam. Ma huwa al-huqbu, iki gipimo cy'igihe Allah yakoresheje kizaba kiri muri jahannam ni ikihe? Twese tuzi ko hano ku isi hariho gufungwa. Umuntu ashobora gufungwa hano ku isi, ashobora gufungwa amasaha, ashobora gufungwa iminsi, ashobora gufungwa ibyumweru, ashobora gufungwa ukwezi, amezi, ashobora gufungwa imyaka. Hari n'abakatirwa ibinyejana. Hari ibihugu bibamo gukata ibinyejana bitewe n'ibyaha umuntu yakoze byose, bakabiteranyaho kugira ngo bavuge ngo ni igifungo cya burundu, bakavuga ngo akatiwe imyaka 2,200 ngahe. Bibaho muri jahannam, naho harimo igipimo cy'imyaka abantu bazabamo, aricyo iki Allah yavuze muri iyi sura, labithina fiha ahqaba, abo bantu b'inkozi z'ibibi muri jahannam bazabamo ibihe bisimburanwa. Ma huwa al-huqub, hadithi ya mbere tubonye ni hadithi yakiriwe na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, aratubwira ati qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu li Hilal. Ali ibn Abi Talib yabwiye umwe mu basangiranye nawe n'Imana yitwaga Hilal, aramubwira ati ma tajiduna al-huqba fi kitabillahi al-munazzal, ese iki gihe Allah avuga muri suratu Naba, abahakanyi n'inkozi z'ibibi bazajya bapimirwaho igihe bari mu muriro uko kingana, icyo gihe cyaba ari ikihe? Qal, uyu Hilal aramusubiza ati
80 sana ni imyaka 80. في كل سنة buri mwaka muri iyo myaka 80 12 شهرا buri mwaka ugizwe n'amezi 12. كل شهر buri kwezi 30 يوما kugizwe n'iminsi 30. hanyuma umunsi ukaba ugizwe n'igihe kingana iki? Ali ibn Abi Talib aratubwira ati twabashije witwa Hilali, turamubaza tuti ma tajiduna al-hukba fi kitabillahi al-munazzal, ese iki gihe abantu bazaba muri jahannam mwasanze kingana gute? Qala, aramusubiza ati najidu 80 sana ni imyaka 80. kulla sanatin 12 shahra buri mwaka n'amezi 12. kulla shahrin 30 yawman buri kwezi ni iminsi 30. wa kulla yawmin 1000 sana, hanyuma buri munsi muri iyo minsi igize ariya mezi n'ariya mezi agize iriya myaka, buri munsi urangana n'imyaka 1000 hano ku isi. Allah subhanahu wa ta'ala niko yavuze. bavandimwe b'Abayisilamu, ku munsi umeruka Allah muri Qur'an yavuze ibipimo bibiri by'imyaka. yaravuze ngo umunsi w'imperuka wose ibizawubamo umunsi w'imperuka, gucibwa imanza, kubarurirwa, guhembwa, ibigeragezo byo ku munsi w'imperuka. ku munsi w'imperuka hazaba hari ibigeragezo. rekana na hano ku isi hari abantu ku munsi w'imperuka bazaba bafite ibigeragezo bidasanzwe. hari nabo twagiye tuganira mu masomo yacu. biriya byose Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye ko bizaba muri periode y'imyaka. azaba ari umunsi umwe utagira ijoro utagira amanywa, ari umunsi umwe, ariko noneho uwo munsi ungana n'imyaka 50,000 ya hano ku isi. uwo ni umunsi w'imperuka. twajya muri jahannam, umunsi umwe wo mu muriro wa jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala avuga ko ari iminsi ngahe? 1000 ugereranije n'iminsi ya hano ku isi. bivuze ngo al-huqub, iki gihe aba bantu b'inkozi z'ibibi ndetse n'abahakanyi bazaba bari muri jahannam, ni umunsi umwe ungana n'iminsi n'imyaka 1000 ya hano ku isi. iriya minsi warangiza ukayikubika ukwezi, amezi bikaba imyaka 80. niko abasanyiranyiro b'intumwa y'Imana basobanuye iyi aya. Abu Hurairah aratubwira ati al-huqub 80 sana ni imyaka 80. wasana umwaka nawo 60 wa 300 yawmin, umwaka nawo akaba ari iminsi 360. hanyuma wal yawm, umunsi umwe 1000 sana akaba ari iminsi 1000 ugereranyije n'igipimo cya hano ku isi. Ibn Abbas nawe aratubwira ati al-huqub 80 sana ni imyaka 80, ariko ntuyitiranye n'iyo ku isi. bamaze kumva iminsi ikoze iyo myaka, buri munsi umwe ungana n'imyaka 1000 ya hano ku isi. hanyuma icyo gihe uko cyaba kingana kose kizarangira. cyarangira icyo gihe kizarangira, cyangwa ni igihe cy'ubuziraherezo. ese icyo gihe nikirangira umuntu uri mu muriro azajya avamo bimeze bite? Qatada aratubwira ati labithina fiha ahqaba. Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati inkozi z'ibibi ndetse n'abahakanyi bazaba mu muriro wa jahannam ahqaba, ibihe bisimburanwa. igihe twamaze kukibona n'imyaka 80, umunsi wacyo ungana n'imyaka 1000 ya hano ku isi. wa huwa ma la inqita'a lahu, icyo gihe ibyo bihe bizasimburanwa ubuziraherezo. kullama mada huqbin, buruko igihe runaka cy'imyaka 80 kizajya cyuzura, jaa huqbun ba'da, hazajya haza ikindi gihe, hatangira ikindi gihe gisha. wa dhukira lana anna al-huqba 80 sana, kandi icyo gihe kizajya kiba ari imyaka 80. Qatada aratubwira ati umuntu uri mu muriro wa jahannam, al-huqub atangiye huqub, uyu ni umunsi we wa mbere. umunsi wa mbere kandi ugiye gukogota imyaka nk'igihumbi ya hano ku isi. kalendari ihinduke n'umunsi wa kabiri. imyaka 1000 nayirangiza, kalendari ihinduke n'umunsi wa gatatu. ukwezi kurangire, imyaka 80 nirangira, iyo ni huqub. ahita atangira indi huqub nanone nshya, lan qita'a, nta guhagarara. izi ahqab kuki Allah yazishizeho? zifite iyihe hikma ku bantu bari mu muriro wa jahannam? izi huqub, ibi bihe bivuze iki? bivugwa muri surati Naba, abavandimwe b'Islam. Ar-Rabi' ibn Anas aratubwira ati labithina fiha ahqaba, bazaba mu muriro wa jahannam ibihe bizasimburanwa. la ya'lamu iddata hadhihi al-ahqab illa Allah, ntawuzi ingano y'ibyo bihe bizasimburanwa usibye Allah. walakin al-huqub al-wahid,
ariko igihe kimwe 80 sana ni imyaka 80, hanyuma umwaka akaba ari iminsi 360, hanyuma buri munsi ukamugana n'imyaka 1000 ya hano ku isi. Uwitwa Salim aratubwira ati sami'tu al-Hasana yus'al an qawli Allah azza wa jalla labithina fiha ahqaba. Aba basangirangendo ndetse na tabi'un bagiye basobanura izi aya baziganiraho mu buryo butandukanye za suratul Naba. Uyu aratubwira ati twabajije kubigendanye n'iyi aya, Allah subhanahu wa ta'ala avuga ngo abantu bazaba mu muriro ibihe runaka bizasimburanwa. Qala amma al-ahqab, ibyo bihe bizasimburanwa falaysa laha idda, nta herezo bifite, illa al-khulud, bizasimburanwa ubuziraherezo fi nnari, mu muriro. Niye mpamvu yo gusimburanwa abavandimwe b'Islam? Walakin bavuze ko dhakaru anna al-huqba al-wahida, bavuze ko igihe kimwe kizaba ari imyaka 80, hanyuma iyo myaka nayo umwaka ukaba ugizwe n'iminsi 360, hanyuma umunsi nawo ukaba ungana n'imyaka 1000 ya hano ku isi. Hanyuma bakatubwira bati labithina fiha ahqaba fi hadha an-naw' min al-'adhab huwa annahum la yadhuquna fiha bardan wala sharaba إلا حميما وغساقا فإذا انقضت تلك الأحقاب صار لهم من العذاب أنواع أخرى غير ذلك. بفهم الإسلام كل كلمة ممكن الله يشزه igihe cyitwa al-huqub ku bantu bari mu muriro wa jahannam. Na n'ubu ntiturumva hikma iri muri ibyo bihe, kuki Allah yabishizeho. Umuriro wa jahannam hiya darul azab, ni ingoro y'ibihano, azabun mutanawwiha, ibihano bitandukanye. Umuntu uri mu muriro wa jahannam, muri bariya bahakanyi na ziriya nkozi z'ibibi zizaba ziri muri jahannam, uko azajya atangira igihano runaka azajya kimaramo imyaka 80. Imyaka 80 nishira bamuhindurira igihano. Icyo gihano gishya atangiye nacyo akimaremo imyaka 80 imeze kuriya twavuze. Iyo myaka 80 nirangira bamuhindurira igihano. Ibihano biratandukanye bavandimwe b'Islam. Hari ibihano by'inzara, hari ibihano byo kuba abantu bari ahantu harimo gushya, hari ibihano byo kuba abantu bari mu mbeho, hari ibihano by'abantu kuba abantu bari ahantu hari ibisimba, hari inyamaswa, hari ibiryana. Buri kintu cyose muzi cy'igihano gishobora kubabaza umuntu, ibyo bintu byose bizaba biri muri wa jahannam. Noneho labithina fiha ahqaban, uko ibihe bisimburanwa buri gihano umuntu atangiye akimaremo imyaka 80. Imyaka 80 nishira bazamubwira toroze n'ikindi gihano hano kigomba guhinduka. Qatada aratubwira ati قد يحتمل أن يكون معنى ذلك إبي بفزة لابثين فيها أحقابا في هذا النوع من العذاب. igihano kimwe abantu bazajya bakijyamo bakimaremo iriya myaka 80. Reka tufate abafite inzara, myaka 80 ishire, la yadhuquna fiha bardan wala sharaba, nta mbeho nta n'icyo kunywa babonye, illa hamiman wa ghassaqa, usibye amashira ndetse na marike. Hamiman na amashira wa ghassaqa, hamiman na marike wa ghassaqa na amashira. فإذا انقضت تلك الأحقاب biriya bihe nibirangira, iriya myaka 80 nibirangiye, صار لهم من العذاب أنواع غير ذلك, umuntu azajya ahindurirwa ibihano. Ibi birasa nuko Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yatubwiye ati wa inna lit-taghina la sharra ma'ab, inkozi z'ibibi n'abahakanye bazaba bari mu buturo bubi. Jahannam ni mu muriro wa jahannam, yaslawnaha, bazagenda binjizwamo, fabisal mihad, naho kuruhukira habi. Hadha barabikwiye, falyadhuquhu, ibiri muri jahannam nibahura nabyo ni ibiki? Hamimun, amarike, wa ghassaq, n'amashira. Iri jambo ghassaq turikoresha ku mashira, ariko mu bisobanuro byagutse abantu bazaba bari mu muriro wa jahannam bazaba bafite ibintu by'amakanseri bidasanzwe. Umuntu agira gutya abone uruhu ruraturitse kubera umuriro no kubera ubuzima bubi, hajemo ibintu by'amaraso n'amashyira. Noneho uko biriya bintu abantu bose birimo gutogota mu mubiri wabo bitembe bigende bimere nk'ikiyaga,
bitembe bimere nk'ikiyaga. Noneho kubera inzara abantu bafite baze gutekereza babibonemo ifunguro. Umuntu niyumva ashonje avuga ati reka njye hepfo njye kurya biriya bintu. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yabigarutseho muri aya nyinshi zo muri Qur'ani. Amashyira nta handi yanazaturuka naho, ni uruvangitirane rw'ibyuya, amaraso ndetse n'amashyira n'indwara n'ibintu abantu bizajya biva mu mubiri w'abantu kubera gushya no kubera kondisiyo mu muriro wa jahannam. Aho bitembera, aho bihurira bibe bimeze nk'ikiyaga. Noneho ugize inyota anywe hamim, amazi y'amarike. Urumva aho hantu amazi hari nayo arimo aratogota, jahannam irashyushye. Noneho ushonje agenda arye kuri ghasaq, kuri biriya bintu biva mu mibiri y'abantu bari muri jahannam kubera ubushyuhe n'umuriro. Bavandimwe b'Islamu, wal-iyadhu billah, Allah subhanahu wa ta'ala azaturinde igihano gisuzuguritse cy'umuriro wa jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala niyo mpamvu yakise igihano gisuzuguritse. Bavandimwe b'Islamu, ni igihano gisuzuguritse. Yicare yumve arashonje, aba bizi neza ko hariya hari ghasaq, avuga ati reka nyene mfe kurya kuri ghasaq. Wal-iyadhu billahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala azabiturinde. Allah subhanahu wa ta'ala muri izi sura akatubwira ati wa akharu min shaklihi azwaj, kandi ngo bazanahindurirwa ibihano. Uku guhindurirwa ibihano, wa akharu min shaklihi, ibihano azwaj bizaba bitandukanye, atari ubwoko bumwe. Buri gihano umuntu akimaremo hukub imyaka 80, kandi uwo mwaka nawo ufite amezi 12, ukwezi nako kukaba gufite iminsi, umunsi nawo ukabungana n'imyaka 1000 hano ku isi. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya 24 akatubwira ati la yazuquna fiha bardan, abazaba bari mu muriro wa jahannam ntibazabonamo imbeho, wala sharaban, ntibazabonamo n'ikinyobwa cyo kunywa. Ibn Kathir atubwira ati la yat'amuna fiha bardan yubarridu harra as-sa'ir anhum, nta muntu uzaba uri mu muriro wa jahannam uko bazaba barimo gutogota, uko bazaba barimo gushya, uzashobora kubona ikinyobwa gikonje, gifutse, cyiza, gishobora kumukuriraho ubushyuhe bwo mu muriro wa jahannam. Illa al-ghassaqa, usibye bya bitembo bitembamo ibintu byavuye mu mibiri y'abantu barimo gushya. Wala sharaban yurwihim min shiddati al-'atash, inyota ikomeye nta kintu kizaba gihari cyo kuyikuraho. Illa al-hamim, usibye amarike. Abandi basesenguzi ba Qur'ani bakavuga ko iyi aya nanone ihakana ibitotsi ku bantu bazaba bari mu muriro. Bavandimwe b'Islamu, muzi ko gusinzira nimwe mu mpamvu zituma umuntu yoroherwa n'ububabare afite. Gusinzira niko bimeze. Iyo umuntu yari afite ububabare runaka, yaba ari umurwayi, yaba ari umuntu urembye, yasinziriye, kiba ari igihe cyo kuruhuka no kugira ngo buriya bubabare yari afite aburuhuke. Noneho abamenyi baratubwira bati وقد زم بعض أهل العلم بكلام العربي أن البرد في هذا الموضع النوم. hari abavuze mu bamenyi b'icyarabu ko iri jambo albard, imbeho n'ubukonje, riri muri aya ya 24 rishatse n'ubundi kuvuga ko mu muriro wa jahannam nta muntu uzagoheka, nta muntu uzabona agatotsi ngo nari maze imyaka iyi mu bihano none reka agatotsi karanyibye nduhutseho niyo yaba amasegonda make. Ntabyo mu muriro wa jahannam. Illa hamiman wa ghassaqa, abazaba bari mu muriro wa jahannam bazagaburirwa, bazanyweshwa alhamim, amarike, wal ghasaq, ndetse n'amashyira. Ariko twavuze ko atari amashyira gusa nkayo, ahubwo abamenyi iri jambo nari rikurikiye neza uko abantu barimo gutokombera mu muriro wa jahannam, ibibavamo aho biteranira bifite isura idasanzwe by'abantu batandukanye, nibyo byitwa al-ghasaq wal-'iyadhu billah. Ibn Kathir akatubwira ati la yazuquna fiha bardan wala sharaba, nta uzabona icyo kunywa gifutse gikonje mu muriro wa jahannam. Illa hamiman, usibye amarike, qad ughliya, yamaze kubira arimo gutogota. Amazi mu muriro wa jahannam azajya yicara afite degre y'ubushyuhiri hejuru arimo togota, kubera ko jahannam niko imeze. Hatta intaha harruhu, amazi azatogota agera kuri degre ya nyuma ishoboka. Fahuwa, Qur'an iratubwira iti fahuwa kalmuhli, ayo mazi nayo uburyo azaba ameze nka side yashwil wujuh. Iyo ni aya ya Qur'an nayo murayizi, yashwil wujuh, uko uriya muntu wahakanye azajya amanura isura ye agiye kunywa kuri ayo mazi, umwuka n'ubushyuhe bw'ayo mazi buzajya buzamuka hejuru mu mukubite, noneho uruhu n'inyama zari ziri ku isura ye zomoke zize zikubite muri ayo mazi.
Allah subhanahu wa ta'ala niko yavuze ngo kalmuhli yashwi alwujuh bisa sharab, kizaba ari ikinyobwa kibi kandi kijyana kuri bari abantu bagomeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wasa'at murtafaqa. Bavandimwe b'Islam, umuntu agiye kunywa ku marike, amarike afite dogere ya nyuma y'ubushyuhe, uko arimo kugenda yegereza isura ye, isura uruhu rurimo rurashya rumuvaho rugwa muri ya mazi. Muri suratu Nisa Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati kullama nadijat juluduhum, uzajya ashya uruhu rugashya rukarangira, muri jahannam hazaba harimo kwiyuburura. Hari ahandi hantu bize cyangwa tubona inzoka ziyuburura hano kwisi tukagira ngo ni ibyaha gusa. Muri suratu Nisa Allah subhanahu wa ta'ala avuga ko abantu muri jahannam bazajya biyuburura. Kullama nadijat juluduhum, buri kumuntu muri jahannam azajya ashya uruhu rugashya, Allah akabona ko rutakicyumva ububabare neza. Badalnahum juludan ghayraha, bazajya biyuburura basubirane impunsha, liyadhuqu al'adhab, uruhu rushya ruri fresh. Allahu akbar. Bavandimwe b'Islam, sinzi niba muri kubyumva, biri muri aya Qur'ani, ayati za Qur'ani abantu turasoma gusa tukazinyura hejuru tukagira ngo ni inkuru. Iyaba yari ni inkuru yarangiye, ni inkuru idutegereje imbere rwose. Inkuru umuntu gukubwira ibyarangiye ngo kera byari bimeze gutya byaba ari byiza, none twe tubwirwa ibidutegereje imbere. Kuki bavandimwe b'Islam tutajya muri position idutandukanya n'aba bantu Allah abavuga yateganyirije ubuzima nk'ubu ngubu? Kera najyaga nicara, bavandimwe b'Islam, najyaga nicara kera nkareba ibihano by'umuriro ukuntu bimeze, nkabisoma nkabyumva nkabisesengura, ntaramenya neza Allah subhanahu wa ta'ala impamvu yashyizeho ibi bihano. Iyo umaze kureba abantu bavandimwe b'Islam ukuntu bahakana Allah subhanahu wa ta'ala, ukareba abantu ukuntu bagomera Allah subhanahu wa ta'ala, ukareba abantu ibyo bakora hano ku isi, soma suratul Baqara urebe Allah abwira abamarayika ngo agiye kurema umuntu, icyo abamarayika bavuze. Genda usome biriya bintu uramenya impamvu y'ibi bihano bimeze gutya. Baravuze ngo atajalu fiha, ugiye kurema umuntu umushyire ku isi agende ahakore ubwangizi, yasfiku dima, amene amaraso, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kandi twebwe tugusingiza tukagukuza. Yaba yari twebwe wishyirira ku isi, bane babwira itoya umuntu reka ajye ku isi, inni a'lamu ma la ta'lamun, kuko ngewe nzi ibyo mutazi. Allah ntiyashyiraho kino gihano bavandimwe b'Islam nta mpamvu, kiremwa muntu kiragikwiye. Illa man taba, imiryango ya tawba irafunguye bavandimwe b'Islam. Dusabe Allah aduhe kuba minatawabina, kuba mubicuza. Dusabe Allah aduhe kuba minal mustaghfirina, muba musaba imbabazi. Ibyo nituzabikora tutamuzi. Condition ya mbere bavandimwe b'Islam yo gutungana n'ukumenya Imana. Ntushobora gutungana gutyo gusa utazi utungana. Ibyo abantu bakora hano ku isi bavandimwe b'Islam, mwumve ibihano bibategereje. Illa hamiman wa ghassaqa. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya ya 26 ya surati Naba aratubwira ati jazaan wifaqa, ni igihano kiri mu butabera. Ugira ngo jazaan wifaqa, ni igihano kingana n'ibyo abantu bakoze hano ku isi. Na birahari byinshi abantu bakora kubera kwirengagiza Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati jazaan wifaqa. Ibi bihano bikarishye bivuzwe muri izi aya zo hejuru ni igihano gikwiye kirimo ubutabera kandi umuntu akwiye kubera imyitwarire hano ku isi. Ibn Kathir atubwira ati hadha al-iqab alladhi uqiba bihi haula'i al-kuffar, abahakanyi iki gihano bazahanishwa ku munsi w'imperuka, fa'alahu bihim rabbuhum jazaa, nicyo Allah azabahanisha ari igihembo, thawaban, ari thawabu, ari igihembo, lahum cyabo, ala af'alihim, kubera ibyo bakoze hano ku isi, wa aqwalihim, n'imvugo bavuze hano ku isi zikerensa Allah, zikerensa idini, zinakerensa n'intumwa ze. Biriya bintu Allah abyanga kubi. Yaba umuntu yakosaga akanicecekera. Ubushize nigeze kubabwira ko iyo umuntu agiye kuba umuyisilamu atora shahada, sibyo ra? Arabanza akemera mu mutima we, ariko murebe akanavugisha ururimi. Bivuze ngo kuba umwemera uba wavugishije ururimi, uravuga bikagusohokamo. Allah akavuga ati uyu muntu arabyemeye aranabivuze, uyu nguyu yabaye mu bemera. Imvugo nazo zikerensa Allah, zikerensa idini, zishimangira bariya bazifite mu buhakanyi, zikanabategurira ibihano nk'ibi ngibi bibategereje.
Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati na jazaan wifaqa, kiriya gihano baragikwiye. kubera iki? innahum kanu la yarjuna hisaba, babayeho ubuzima bwose hano ku isi batemera ko bazazuka ngo babarurirwe. bavandimwe b'Isilamu, soma suratul Kahf urebe. faman kana yarju liqa'a rabbih, wa wundi utekereza. Allah yakoresheje ijambo arraja, ni aya ya nyuma ya suratul Kahf. faman kana yarju liqa'a rabbih, wa wundi ujya wicara agatekereza akamenya akumva, agatekereza akumva igihe kizagera agahura na Allah, falyamal amalan saliha, inama namugira uwo muntu natangira kora ibikorwa byiza, inzira z'ikigendwa. iyo ni aya Qur'an. falyamal amalan saliha, umuntu uzi neza mu mutima we ko azahura na Allah. ibyaha wakoraga bireke, inzira z'ikigenda. ibyiza wakoraga byongere unabishikameho, inzira z'ikigenda. wala yushrik birabbihi ahada, kandi ntuzabangikanye na Allah icyo ari cyo cyose. ubundi wicara utegereze igihe cyo guhura na Allah subhanahu wa ta'ala. innahum, hamwe na biriya bikorwa by'ubuhakanyi n'imvugo mbi Allah atigeze yishimira mu buzima bwabo bwo guhakana, bakagerekaho no kuvuga, bagakerensa Allah, bagakerensa intumwa, bagakerensa idini ye, bagakerensa abemera. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati innahum kanu la yarjuna hisaba, babayeho imyaka yose batazirikana ko bazabarurirwa na Allah subhanahu wa ta'ala, batemera kuzuka. Ibn Kathir aratubwira ati, uwitwa Abu Najih aratubwira ati la yarjuna hisaban, babayeho batemera ko bazazuka. la yubaluna, ntibigeze batekereza, ntacyo byabaga bibabwiye. apfa ko babona konte hano ku isi ziriho amafaranga, konte kicara gutya akabona SMS irinjiye, amafaranga arimo arinjira, basi yagezeyo. uyu muislamu uzi Allah, urashaka kwitwara nk'uyu muntu? koko wowe usoma Qur'an, reba ibintu birimo, we ntayasoma ntabyazi, ntabwo azi ibintu bimutegereje. yabona amafaranga ajya kuri konti wowe yumva ari sawa. hanyuma urupfu niruza bizagenda bite? rero abemera Imana, impamvu dufite aya masomo, impamvu dufite Qur'an ni kugira ngo tuyisome dutandukane n'abano bantu. la yubalun, aba bari abantu batitaye kuri Allah. fayusaddiquna bil ghaib, ntibigeze bemera ibyihishe. niyo bumvishije inyigisho nk'izi bagasoma Qur'an bagasangamo ibintu nk'ibi, barica ngo reka abasilamu barakabya rwose, ngo ibi bintu bashyize mu gitabo cyabo, wumve. hanyuma urupfu muri Qur'an rurimo. kutaruhakana nuko ubizi ko umubyeyi wawe yapfuye, kutaruhakana nuko ubizi ko umwana wawe yapfuye. uri guhakana kuzuka kubera ko utarabibona. Imana yaravuze iti kalla, ndabarahiye, sayalamun, bazabibona imbona nkubone. ibyo bemera ni ibyo barebesha amaso. yapfushije, urupfu ntabwo ari buruhakane. kuzuka akabihakana kubera ko atarazuka. hanyuma marayika naho wa mukarumbeti bizagenda bite? niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yavuze muri aya akavuga ati marayika agiye mu karumbeti n'inshuro imwe gusa, fata atuna afwaja, ibiremwa byose bizuke. nyuma yo gutora adhan inshallah turagaruka twuzuza aya z'isura zisigaye. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira muri surati Naba agira ati ibihano bikomeye bisuzuguritse twabiganiriyeho cyane. Allah subhanahu wa ta'ala azahanisha abantu jazaan wifaqa, ni ibihano bibakwiye. kubera iki? innahum kanu la yarjuna hisaba, babayeho imyaka yose birengagiza kuzuka. hanyuma wakadhabu bi ayatina kidhaba, barangije baranahakana, bahakana ibitangaza bya Allah, bahakana aya, ibimenyetso bya Allah, bahakana idini, bahakana intumwa ze, bahakana Qur'an, bahakana buri kimwe cya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir atubwira ati lam yakunu ya'taqiduna anna thamma daran yujazawna fiha wa yuhasabun, ntabwo bajyaga biyumvisha ko hari igihe kizagera bakavanwa muri ubu buzima bwo kwisi, bagashyirwa mu buzima bazabarurirwa, bakabarurirwa, bagahembwa, bakagororerwa cyangwa se bakanahanwa. ntibigeze babitekereza mu buzima bwabo. wakanu yakdhibuna au yukadhibuna bihujajillahi wa dalailihi, ibifitanye isano na Allah byose babitera gutwatsi, bakabyihunza, bakabishyira kure yabo. Allah subhanahu wa ta'ala bamanurira intumwa, barazihakana, banga kuzemera. izibagezeho fayuqabilunaha bitakdhib, bakazanga, bakanazamagana, bakavuga bati nibizi tubwira ntabwo dushaka kubyumva. kubera iyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala bahaye jazaan wifaqa, igihano kibakwiye. wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba, kandi hamwe n'ibyo umuntu akora byose, ibyo akora byose birandikwa. wa kulla shay'in, icyari cyo cyose, ahsaynahu, turakizi
turagikurikirana kitaban, kikanandikwa. Iyi ni aya 29 ya surati Naba. Kwandikwa kw'ibikorwa bavanywe b'Abayisilamu. Muri amasura tumaze kwibonamo uko angana. Kwandikwa kw'ibikorwa. Muhere kuri suratu iriya sura Allah subhanahu wa ta'ala avuze ati fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, suratul inshiqaq. Muze kuri suratul infitar. Ziriya sura zose twagiye dusangamo abanditsi no kwandikwa kw'ibikorwa. No muri surati Naba Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati wa kulli shay'in ahsaynahu kitaba, kandi ibyo mukora byose birandikwa. Ay Ibn Kathir atubwira ati wa qad alimna a'mal al-ibad, ibikorwa by'abagaragu byose turabizi, kulluhum, bose n'ibikorwa byose turabizi, wa katabnahum alayhim, kandi twarabyanditse kuri bo, wasanujizihim ala dhalik, tuzabibahembera, in khayran fa khayr, uwakoze ibyiza azabona ibyiza, wa in sharran fa shar, uwakoze ibibi nawe azabona ibibi. Muri aya 30 y'isura Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati falan nazidakum illa adhaban, nta kindi tuzabaha kitari igihano. Ibn Kathir aratubwira ati dhuqu ma antum fihi, ibyo mufite hano ku isi ni mubirye mugubwe neza bibaryohere mubyishimire, ariko falan nazidakum illa adhaba, nimuzakomezanya nabyo tuzabiguranamo igihano, min jinsihi, gisa n'ibyo mukora hano ku isi. Ni nayo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala mu yindi aya aratubwira ati wa akharu min shaklihi azwaj, umuntu azasoreza kubihano, ibihano kandi mu by'ukuri bikarishye. Fadhuqu falan nazidakum illa adhaba, ubuzima abantu bafite hano ku isi babwishimire, ariko menye ko buzaguranwa n'ibihano bisa nabwo. Aljaza min jinsi al-amal, bizaba ari ibihano bisa n'ibyo bakoraga hano ku isi. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya 31 y'iyi sura akatubwira ati inna lilmuttaqina mafaza. Kurundi ruhande bavanywe b'Abayisilamu, alladhina amanu wa kanu yattaqun, babandi bemeye Allah subhanahu wa ta'ala bakaba bari no mu batinya Imana, bitwa almuttaqin. Allah aratubwira ati inna lilmuttaqina mafaza, abatinya Allah subhanahu wa ta'ala bafite intsinzi. Ibn Abbas aratubwira ati fazu fanaju minan nari, intsinzi ivugwa muri iyi aya nta yindi ni ukurokorwa ibihano by'umuriro wa jahannam. Niko gutsinda kwa mbere. Fadhuqu falan nazidakum illa adhaba, abo nabari ku isi bazaba bari mu bihano, nabari ku isi hano mu buzima bwo kunezerwa no kudamarara, ku munsi mperuka bazaba bari mu bihano. Hanyuma ku rundi ruhande abo Allah yakuye muri ibyo bihano bazaba batsinze. Ni nayo mpamvu mu yindi aya Allah aratubwira ati faman zuhziha ani nari, uzashyirwa kure y'umuriro, wa udkhila aljanna, akinjizwa mu ijuru. Faman zuhziha ani nari, uzanyura hejuru ya sirata akayirenga, wa udkhila aljanna, akinjizwa mu ijuru, faqad faz, azaba atsinze. Iyi ntsinzi niyo Allah atubwira muri aya 31 atubwira ati inna lilmuttaqina mafaza, abatinyaga Allah hano ku isi bafite intsinzi. Muri aya 32 Allah akatubwira ati hadaiqa wa a'naba, bazaba bari mu ijuru rya Allah ririmo ubustani n'amajaride meza, arimo ibiti byiza biteye ku mirongo, biryoheye ijisho kubireba. Bavanywe b'Abayisilamu, ijuru twariganiriyeho muri aya nyinshi, Allah yagiye arivuga ubwiza bwaryo. Urabona ku bantu b'abarezi barimo hano, wenda nk'abarimu hano bashobora kuba barimo bigeze kwigisha, hanyuma muri rusange turi n'abantu bakuru. Reba Qur'an ukuntu iganira abavanywe b'Abayisilamu. Iki ntabwo gishobora kuba igitabo cy'umuntu, iganiriye ku muriro n'abawurimo, ako kanya isiganira ku ijuru n'abaririmo. Urabona iki gitabo ari igitabo cy'umuntu. Tekereza ku bantu bamenyereye gusisengura ibitabo, urebe, tekereza izi aya tuganiriyeho zikaze. Allah avuga ku bantu bo mu muriro n'ibihano byo mu muriro, hahandi umutima w'umuntu uba wakangaranye. Allah akavuga ati ariko ibyo biri kuri bariya, ngwino nawe urebe, uramutse ukoze neza, dore ibyawe ngibi. Hadaiqa wa a'naba, aya ya 3, wa kawa'iba atraba, wa kawa'iba atraba, wa hurun kawa'ibi. قال ابن عباس رضي الله عنه نواهد وكواعب أطرابا. mw'ijuru abemeramana bazaba bafitemo abagore bafite ibituza bihagaze.
utari mu musigiti ntago azamenya icyo nshaka kuvuga. Bafite ibituza bihagaze, wakawaiba atraba, bafite ibituza bihagaze. Ibn Kathir atubwira ati thadiyuhunna nawahid, bazaba bafite ibituza bishinze. Impamvu ni iyihe? Liannahunna abkara, ubusanzwe abo bagore nta masugi, nta muntu wigeze ajagajaga icyo gituza, kira cyashinze. Allahu akbar. Aha ni ku rundi ruhande rw'abatinya Imana subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala muri surati Naba avuye ku bihano by'inkozi z'ibibi at-taghina aje kuri al-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala katubwira ati wa ka'san dihaqa, mu ijuru hazaba harimo ibinyobwa, ka'san ibirahure byo kunyweramo, mamlu abyuzuye ibinyobwa byiza. La yasma'una fiha lagwan wala kidhaba, mu ijuru nta muntu uzumva manjwe, bya bindi twumva hano ku isi byose by'amanjwe mu ijuru nta bihari. Mu ijuru nta muntu uzumva manjwe. Mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati la lagwun fiha wala ta'thim, nta mvugo z'amanjwe mu ijuru zizaba zihari kubwira umuntu ikintu atari bwunguke. Mu ijuru nta bizaba bihari. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya 36 ndaje ngusubiza katubwira ati jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, jazaa'an min rabbika. Bavandimwe b'Abayisilamu, iyi aya Allah azadushoboze tuzabona umwanya wo kwiganiraho ku burebure. Jazaa'an min rabbika, icyo ni igihembo giturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ata'an, iri jambo ata rifite hikma muri iyi aya, ni ukuvuga ngo ibyo Allah azaduhemba mu ijuru ni byinshi ugereranyije n'ibyo twakoze hano ku isi. Nta n'ikindi gisobanuro kindi dukeneye. Sinzi niba muri kubyumva. Ukubona abantu turwana n'iswala, kurwana n'iswala ukayikora amacuri, ugatawaza wirukanka, Allah azaduha ibihembo byuzuye. Ni ukuvuga ngo ata azaba anaduhereyemo, azaduha ijoro rizaba ririmo ibihembo, ririmo na kado. Mu by'ukuri aramutse agiye kutubarurira ku byo dukora hano ku isi, yakubarurira ugasanga ufite nk'ihema, ufite nk'ihema kuko ugenda wicare mu ihema, nibyo ringana na za swala bajya gusarusha abagore. Ariko Allah hano aratubwira ati jazaa'an min rabbika, ni igihembo giturutse kwa Allah. Ata kirimo n'impano, hisaban, ariko nyine yabanje kureba niba niyo mpano yikwiye. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala kuduhembera umwanya tumaze tuganira kuri Qur'an. Isomo ryacu cy'ubutaha dushobora kuzaganira kuri aya zisigaye, tuzabona n'ibindi dushobora kuzaganiraho, kuko murabona iyi ni aya nyuma, ni sura ya nyuma ya Juz'u Amma. Dushobora kuzanyuramo muri amwe mu masura, dushobora kuzanyuramo mu ncamake y'ibyo twaganiriyeho mu ijuzu yose, tukabifatanya n'izi aya. Ariko bavandimwe b'Abayisilamu, mu by'ukuri mbahitiyemo kwiga Qur'an no gusoma Qur'an. Iyi Qur'an bavandimwe b'Abayisilamu, iyo umaze kumenya ubutumwa buyikubiyemo, ukamenya uburyo Allah aganira, ukareba ibiganiro biyirimo, ukareba uburyo Allah ahumuriza bariya bagerageza kumwumvira no kumutinya, ku rundi ruhande ukanareba n'ibitegereje bariya, Allah azaturinde kuba nkabo. Allah aduhembera umwanya tumaze tuganira kuri Qur'an, awudushirire ku minzani y'ibyiza, kandi ku munsi umeruka azatuzure turi kumwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, atuzure turi kumwe n'abantu ba Qur'ani, ahlullahi, abantu ba Allah, wa khasatihi, ndetse n'abe b'umwihariko. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.